ugomba gusobanukirwa no kumenya neza yuko ibintu Imana igusezeranije kugira ngo bigereho utegerezwa kubanza kurwana kandi ugatsinda. Abantu benshi ntibajya bagera ku masezerano cyangwa se bapfa batageze ku masezerano kubera ko batashoboye kurwana izi ntambara, kuko batashoboye guhangana n'aya moko arindwi. Iyo yakunaniye urakure amasezerano. Rero ku munsi wa mbere twavuze ubwoko bw'Abaheti, tuvuga icyo basobanuye n'icyo bari cyo n'imbaraga zabo mu buryo bw'umwuka n'imyuka ibakoresha. Biri kuri channel yacu ya YouTube Loves of God Ministries. Aya masengesho semisi 7 urayasangaho, kandi n'inyigisho zose twatanzemo urazisangaho, ziriho recorded. Rero ku munsi wa mbere amasengesho twavuze ku Baheti, umunsi wa kabiri tuvuga ku Bagirugashi, dusobanura imyuka yabo n'imivumo yabo. Umunsi wa gatatu twavuze ku Bamori. Umunsi wa kane tuvuga ku Banyakanani. Umunsi wa gatanu tuvuga ku Bafrezi. Umunsi wa gatandatu ejo hashize twavuze ku Bahivi. Abahivi duhita dusobanuraho n'umwuka w'Abagibiyoni, kuko Abagibiyoni n'ubwoko bwavukaga hagati y'Abahivi n'Abamori. Nuvuga ngo ise ari umuhivi, nyina ari umumori, hanyuma babyara umwana witwa Gibiyoni. Uwo Gibiyoni rero n'abavuye mu bwoko bwitwa Abagibiyoni barafite imidugudu ikomeye cyane. Abo ngabo ntago barwanye n'Abisirayeli kuko bize imigambi, hanyuma baragenda batekera imitwe Abisirayeli bakwana n'abisezerano mu buriganya bukomeye cyane. Twasobanuye uburyo ki bafite umwuka w'uburiganya. Ni imyuka ikora uko ishoboye kugira ngo igute mu mutego, igute mu bibazo, ariko ikoresheje uburyarya, ikoresheje uburiganya. Ni imyuka ikoresha ibinyoma kandi igakora ibishoboka byose kugira ngo wizere ibyo bakubwiye, ariko ibyo bakubwiye byose nta kuri na kumwe kurimo. So iyi myuka rero irahari, ikora mu bantu batandukanye. Impamvu nayo nyivuzeho gato nuko ejo tutashoboye gukoresha YouTube live, niyo mpamvu nangerageje kwivugaho gatoya. Izo nyigisho zakurikiye abakurikirana kwende mu platform y'abakunda Imana, ariko ava kuri YouTube ntago bazibonye. So Abagibiyoni rero n'ubwoko buturuka ku Bahivi hamwe n'Abamori, ariko imyuka yabo ni imyuka y'uburiganya. Nabwe ngo iyo uhuye n'umuntu w'umwuka w'Abagibiyoni ashobora kugutwara uzi ngo n'umusore ugiye gushakana nawe, ariko wamara kugera mu rugo nyuma y'umunsi umwe ugasanga n'umugabo ufite abana 5, afite abagore 3, ariko mwarakundanye imyaka 5 yose utarigeze umenya yuko ari umuntu muri kumwe. Baraza mu rusengero, akaba umurokore, agasenga, akaririmba, kuza umwuka, akavuga mu ndimi, ariko afite umukobwa arimo kuvuza muri korari, muri worship team. Yamara kumugeza mu rugo akamwereka ikazi ya Primus munsi y'igitanda, tundi umugore wanjye wa mbere w'uwa kabiri, kandi ubyubahe kandi ubimenye, kandi iryo jambo nkazagumva hanze, ibyange nawe uzamenye ko bizagenda. Ni imyuka Abagibiyoni, nuko ngo kwikora iraza ikakuriganya, ubana nayo ariko ntago ushobora kwisobanukirwa. Baraje biravuga ngo bambara imyenda ishaje iteye ibiremo, bafata imitsima yagwingingiye, yaguye uruhumbu, bafata vini ishaje iri mu mpu zishaje, barangije bafata imisatsi barayihirimbiza, bambara nabi bishoboka. Barangije barahaguruka baza basanga Yosuwa bamutekera imitwe, bamubwira ngo turi ubwoko bwa kure, twavuye iwacu no mitsima igishyushye, none yadusaziyeho mu nzira, iyi vino twayitekeye kirishya, n'izi mpu twashyizemo zo zikiri nshyashya, ariko kubera urugendo twakoze rurerure ruva mu gihugu cyakure cyane nirwo rwatumye bisazira mu nzira. Ariko kituzanye nta kintu nuko twumvise gukomera kw'Imana yawe n'ubwiza bw'Imana yawe n'imbaraga z'Imana, tuvuga ngo reka tuze dusezerana amahoro. Twebwe turi abantu bakure cyane rwose, ntabwo turi ku butaka Imana yabahaye, ntabwo turi masezerano Imana yababwiye. Twebwe turi abantu bakure cyane, gusa nimutugira neza mukaduha isezerano tukabana, tuzajya tuza tubarebe, nta kibazo rwose.
Bibiliya iravuga ngo Yosuwa n'Abisirayeli ngo bemezwa n'ibyo babwiwe n'Abagibiyoni ariko batabajije Imana. No kuvuga ngo imyuka y'Abagibiyoni iragukubakuba ikakwizeza ibitangaza, ikakwereka ibintu byinshi bifatika ku buryo wizezwa n'ibyo urimo ureba n'ibyo urimo wumva, ariko utabanje gusobanuza Imana, utabanje kuganira n'Imana. Ngo bukiye mu gitondo igihe Abisirayeli bari biteguye ngo bajye ku rugamba, basanga umudugudu bagombaga gukurikizaho kurwanya n'uw'Abagibiyoni. Abisirayeli baje n'intwaro n'imbunda, Abagibiyoni nabo bahita basohoka mu ngando zabo, mu mazu yabo, bafite inzandiko Abisirayeli babasinyiye babwira ngo nimurebe ni twebwe twari turi kumwe namwe ejo, nimwebwe mwatoroye ko mutazatwica mutazatugira nabi, rero nta kundi guhitamo gwe ntago muri buturwanye. Abisirayeli bari bamaze kugwa mu mutego, nta kindi bagombaga gukora, barabaretse. Uwo ni umwuka w'Abagibiyoni, uwo ni umwuka twavuzeho ejo. Ntago turi butindeho cyane kubera yuko hari umwuka wa nyuma, ari wo mwuka tugiye kuganiraho uyu mugoroba ndetse dusoza n'aya masengesho. Ni umwuka w'Abayebusi. Abayebusi nibwo bwoko bwa nyuma cyangwa se niryo shyanga rya nyuma Abisirayeli bagombaga kurwana naryo, bakaryambura ubutaka, hanyuma bakarinesha, bakaritsinda, barangiza bagafata ubutaka bwabo, bagafata gakondo yabo, bakayibambura. Gusa ntago ariko byagenze. Usomye mu gitabo cya Yosuwa igice cya 15 umurongo wa 63, biravuga ngo ariko Abayuda ntibashoboye kwirukana Abayebusi ngo bari batuye i Yerusalemu. Ngo Abayebusi bakomeje kuba i Yerusalemu ngo babana n'Abayuda. Aha ngo ni mu gitabo cya Yosuwa igice cya 15 umurongo wa 63. Ngo Abayuda ntibashoboye kwirukana Abayebusi bari batuye i Yerusalemu, ngo ahubwo ngo bakomeje kubana nabo i Yerusalemu. Abacamanza igice cya 1 umurongo wa 21 biravuga ngo Ababenyamini, Ababenjami ngo ntago bashoboye kwirukana Abayebusi bari batuye Yerusalemu, ngo hanyuma ngo Abayebusi ngo bakomeje kubayo ngo hamwe n'ubwoko bw'Ababenyamini. Imana itugire neza cyane. Abayebusi ni bwoko ki? Ubusobanuro bw'Abayebusi ni ukuvuga ngo abakoze komanteri ku bijyanye n'ubwoko bw'Abayebusi n'ubusobanuro bwabo mu buryo bw'umwuka, baravuga ngo spirit is one of the most dangerous demon spirit of all. Ngo aba Bayebusi cyangwa se ngo umwuka w'Abayebusi ngo ni imyuka mibi y'abadayimoni iteye ubwoba. Nicyo Abayebusi bisobanuye. Nuvuga ngo ubu bwoko bw'Abayebusi ubusobanuro bwabwo mu buryo bw'umwuka ni umwuka w'abadayimoni uri dangerous kandi uteye ubwoba mu buryo bukomeye cyane.
ngo iyi myuka ni imyuka ifitanye isano n'umwuka wa Heitman. Uyu mwuka wa Heitman nuvuga ngo ni umwuka w'ubwicanyi, ariko hahandi umuntu akugambanira ngo upfe, hamwe umuntu yishyura ikiguzi kugira ngo akwicishe. Iyi myuka rero y'abayebusi niyo myuka ikorera mu barozi, mu bantu bahaguruka bakajya kurogesha abandi. Umuntu agahaguruka akagenda agatanga ibiguzi, akishyura amafaranga, agatanga ihene, agatanga intama, agatanga inka, agatanga imirima, agatanga amazina ngo bakuroge upfe. Ni imyuka yindi ikoresha abantu mu kugambanira abandi kugira ngo babicishe. Hari abantu muri isi batangirwa ibiguzi kugira ngo bicwe, baha misi y'abandi yo kujya kwica abantu. Uyu mwuka rero w'abayebusi ngo ni umwuka ufitanye isano n'umwuka wa Heitman, umwuka w'ubugambanyi bwo kwica, wo urica. Ngo kandi uyu mwuka w'abayebusi ngo ufitanye isano cyangwa se ukorana n'umwuka w'ubwoba. Ndimo ndabasobanurira uyu mwuka w'abayebusi. Ubu bwoko Abisirayeli bagombaga gutsinda no kurimbura bukava ku butaka bwa Isirayeli. Nuvuga ngo ni imyuka itera ubwoba, kandi usanga umuntu mu buzima bwiwe ahorana ubwoba bwo kugira ikintu ageraho mu buzima. Ugahora wumva ufite ubwoba ko nta kintu uzageraho, ikintu cyose ugiye gukora ukumva ufite ubwoba ko kitari bukunde, ikintu cyose ugiye kwinjira mu ufite ubwoba ko kitari bubeho. Ni imyuka y'abayebusi, ni imyuka itera ubwoba. Umuntu akabaho ashugumira, akabaho afite ubwoba muri we. Ni hahandi badashobora kuguhagurutsa ngo uhagarare imbere y'abantu unabasuhuze. Urahaguruka uhagarare imbere y'abantu, ibirenge bigatangira gutitira, intoki zigatitira, ubwoba bukagufata umubiri wose, ijambo rikananirwa kuza, ibyo wari ufite mutwe byose ukabyibagirwa, n'ibyo hamwe wumva ushaka no kwinyarira. Uyu ni umwuka w'abayebusi. Hahandi uba ufite ubwoba bw'ubuzima, ufite ubwoba bw'ikintu icyo ari cyo cyose, ubona ko nta kintu uzageraho, ufite ubwoba kutazashaka, ufite ubwoba kutazashakwa, ufite ubwoba kutazagera hano na kugera, ufite ubwoba ko ibintu watangiye bitazagira icyo bigeraho, ufite ubwoba kuzahomba. Ikintu cyose ugiye gukora hari ubwoba bugutanga imbere, uje gusanga hari ubwoba bugutanga imbere, ikintu cyose cyakugira umumaro mbere yo kukinjiramo ufite ubwoba. Nuvuga ngo ni umwuka w'abayebusi. Hanyuma uyu mwuka n'ubundi ufite isano, cyangwa se abayebusi bakorana n'undi mwuka wo kwanduza, wo gusiga abantu imyanda. Kwa kundi usanga umuntu afite icyangiro, umurebye wese akamwanga. Ubushize twigeze gusenga ndimo kubabwira ngo mwikureho imyanda y'abantu babasize, imyanda ya toilette y'abantu babasize. So uyu mwuka w'abayebusi ni umwuka usiga abantu imyanda. Ukubonye akakwanga, ukubonye akabona usa nabi, akabona ufite igishusho cy'igipusi mu maso, mwakwicarana ukamunukira, wajya gusaba akazi bakabona uri umwanda imbere yabo. Umusore yaza kukurambagiza akabona ufite amaso h'umukecuru ushaje imyaka 75. Nuvuga ngo ni imyuka yanduza ubuzima bw'abantu, ukabaho wanduye,
umuntu wese akwanga, nta muntu umwe ucira kare urutega, nta muntu n'umwe ukwifuza, buri wese yumva wamuva iruhande, buri wese yumva wagenda, buri wese yumva wamuhunga, buri wese yumva utagomba kuba aho ari. Ni umwuka w'Abayebusi. Ngo kandi bakomeza bavuga ngo ni umwuka cyangwa se ni abadayimoni banduza ibitekerezo, banduza ubwenge, bakanduza n'umwuka wawe. Urabona ko kundi ukunda ugasanga umuntu arimo kurota inzozi, aryamanye n'imyuka munsi y'amazi, asambana n'inka, asambana n'ipusi, asambana n'imbwa, afite abazungu bamusambanya atazi, ukabona asambana n'imyuka abantu bapfuye, waba uryamye usinzira ukabona nka so wapfuye araje muraryamanye. Bibaho mu nzozi, abantu benshi bakunda kugira izo nzozi, ukabona nka nyokuru wawe araje muraryamanye, murimo murasambana usinziriye, ukabona ibintu runaka biteye ubwoba mu buryo bw'umwuka, ukazajya urota izo nzozi zigukonekita n'iyo myuka bapfuye n'ibintu biteye ubwoba n'ibiki. So ni umwuka w'Abayebusi, kuko bavuze ngo Abayebusi ni umwuka w'abadayimoni bari dangerous. Ni ukuvuga ngo ni ibikorwa by'abadayimoni kandi biteye ubwoba kandi bitandukanye. Rero uyu mwuka cyangwa se aba badayimoni b'Abayebusi baraza bakangiza umwuka wawe, kubera ko iyo warose ziriya nzozi z'ubusambanyi uryamanye n'abantu runaka bazi baba utabazi, ni ukuvuga ngo biba byangije umwuka wawe, uba urimo uterwa mu buryo bw'umwuka, mu buryo spiritual, ucika intege, uratakwa, hari ibintu bitangira kutagenda neza. Za nzozi urota inka zirimo zikwirukankana zigenza gute, uvuga ngo hari ibiterugabwa mu buryo bw'umwuka. Mu buryo buri fizikare nta kintu kibi wakoze cyangwa se nta bintu urimo kubona, ariko mu buryo bw'umwuka ugahura n'izo ntambara zitandukanye zangiza umwuka wawe. Ibyo ngibyo nibyo niyo myuka cyangwa se nibyo bavuga kwanduza umwuka wawe. Rero imyuka y'Abayebusi ikora ibishoboka byose ikoresha baba dayimoni bateye ubwoba kugira ngo bangize umwuka wawe. Hanyuma ikindi ni ukwangiza ubwenge. Ibikwangiza ubwenge, ugasanga umwana yabaga uwa mbere mu ishuri asiga abo wa nyuma, ugasanga ikintu bakubwiye ako kanya uhita ukibagirwa, ubwonko bwawe hari gome ihita ihanagura. So niko iyi myuka y'Abayebusi ikora. Nubwo ngo yangiza ubwenge, ihumanya ubwenge, ukazajya ukora ibintu bicuritse, ugafata amadecision mabi, ugafata ibyemezo bibi, ugaca mu nzira mbi, ugahitamo nabi. Nubwo ngo ugahora ukora ibintu bitari mu bwenge namba, kandi wowe ukabumva ko wakoze ibintu bihambaye, ukamva ko wakoze ibintu by'ubwenge, ndetse n'uje kugukosora kubwira ati ibyo bintu ntabwo urimo gukora, ntabwo ari byo, ukaburana ukajya impaka nyinshi cyane, ukamwumvisha neza yuko ibyo wakoze ari byo, kandi mukuri ibyo wakoze ari amafuti, ibyo wakoze atari bizima. Ibyo ngibyo bikorwa n'iyi myuka y'Abayebusi. Nuko isa igahindanya ubwenge, igahindanya ibitekerezo, iteka ukazajya uhora wibuka ikintu kiza utagifite amahirwe yo kugikora. Ariko igihe cyose ufite amahirwe imbere yawe yo kuba wakora ikintu kiza, ahubwo ukora ikintu kibi, ukora ikintu gipfuye, ukora ikintu kitari kiza. Nuvuga ngo ibintu byose biza mu bitekerezo byawe, biza mu bwenge bwawe, ubikora mu buryo bucuritse, mu buryo bupfuye, urabisobanya. Iyo uri mu ishuri uri muri examen, haza examen imbere yawe, ubona ibitekerezo bizima, ukabona ibisubizo bizima uri butange, ariko umwuka w'Abayebusi ugahita uvuyanga bya bisubizo wari ufite, ukukuzanira ibindi bipfuye, noneho ugahita ureka bya bindi bizima wari uzi, ugahita ufata ibipfuye ukaba ari byo usubiza. Wamara guhaguruka, wamara kurometa urupapuro uhagurutse, ukibuka ko ibyo usubije byose bipfuye, ibyo wari ufite bizima utigeze ubitanga, kandi ibyo ngibyo ukabyibuka,
urupapuro wamaze kurutanga utari busubira inyuma n'amasaha y'examen yarangiye utari busubira inyuma ngo bikosore, nuko imyuka y'abayebusi ikora. Rero ikora gutyo mu ishuri, igakora mu buzima busanzwe, igakora mu rugo, igakora umuryango, ukabura ubwenge bwo kuyobora urugo rwawe, bwo kuyobora umugore wawe, bwo kurera abana bawe, ukabura ubwenge bwo kurera bwo gufata neza umugabo wawe. Iteka ukazajya uhora uri muri mbabarira, nakoze ibintu bicuramye, nakoze ibintu bitari byo, ngirira imbabazi. Abantu bafite imyuka y'abayebusi bahora bari muri amusori, mbabarira, byancitse, sinabimenye, ariko amakosa yabo ntago bajya bakosora n'umunsi warimo. Ni imyuka rero y'abayebusi, nuko kwihumanya ibitekerezo, igahumanya ubwenge, igahumanya imitekerereze y'abantu. Umubiri twa twavuzeho, hari bateza indwara ugasanga uruhu rwose rwarahumanye, kuva mu maso kugera ku kirenge, ahantu hose umubiri waje ibishishi, waje ibiheri, urasa nabi. Bikaba mu buryo bugaragara muri fizikare, ugasanga umubiri, amaboko, amaguru, mu maso, ahantu hose uruhu rwabaye nk'urw'inzoka, rwabaye nk'urw'igikeri, umubiri warangiritse neza ahantu hose, intoki ukubonye arakwishisha kuko umubiri warangiritse mu buryo muri fizikare. Ikindi, iyi myuka ikura n'abantu mu busambanyi n'ibindi byaha bitandukanye, n'ubujura, no kuraguza, no guterekera, no kwiba, no kwica, no gukora ibintu bitandukanye. Nuvuga ngo imyuka y'abayebusi nibyo ikora. Ni imyuka rero ikomeye cyane ku rwego rwo hejuru, ntago ari imyuka. Iyi myuka irakomeye kurenza indi yose itandatu twavuze. Hanyuma ngo iyi myuka nanone ituma abantu bakora ibintu byanduza urusengero, bihumanya inzu y'Imana. Ugasanga umuntu n'umurozi, n'umupfumu, yaje mu rusengero kwicaramo, icyo ahakora ni kimwe, no guteza abaririmbyi imyuka y'ubusambanyi, no kubateza amagambo, no kubateza ubujura, no kubateza inzangano, no guteza guhondana imitwe, kandi akaba ari mu rusengero adasiba, ahora mu nzu y'Imana, ahora muri korari, ahora muri present worship team, ahora. Ariko we ikimubesheje aho ngaho no guhumanya urusengero, no guhumanya inzu y'Imana, no guhumanya umurimo w'Imana. Niyo misiyo yiwe. Hanyuma ikindi, iyi myuka y'abayebusi ni abadayimoni bakoresha abantu mu buryo bwa violence. Hari abantu usanga bafite umwuka wa violence, wo guhohotera abantu, wo kwangiza ubuzima bw'abantu, wo guhindura abantu victim. Wo ugasanga ikintu iyi myuka ibakoresha no gushyira abantu mu buzima buri victim. Araza agasanga akana k'agakobwa kari mu wa gatatu segonderi, yarangiza akagashukisha amafaranga, akagashukisha ibiki byose, hanyuma akagatera inda, akakanduza sida. Ibyo byarangira agahita agatanga, agahita agenda ntikazanaboneke, ntazongere no kubonana nako. Noneho uyu muntu agasigara yarabaye victime, yarahohotewe, atameze neza. Mu rugo uyu mwuka uri mu mugabo wawe ahora kudiha, agukubita, agucunaguza, akwereka ko ntacyo umaze, nta gaciro ufite, nushaka wigende, nushaka uzipfire, ibintu nk'ibyo ngibyo. Uyu mwuka ukora muri ubu buryo bwo kwangiza ubuzima bw'abantu mu buryo butandukanye. Ugasanga abantu babaye victime. Niba dufite abantu benshi babaye victime muri iyi si, bahohotewe, bambuwe ibyabo, bambuwe amasambu, birukanwe mu kazi nta mpamvu, babeshyewe ibinyoma, bagenje gute, abantu benshi babaye victime. Abantu babagize victime, imyuka bakoresheje n'imbaraga zabakoresheje ni imbaraga z'abayebusi, ni umwuka w'abayebusi. Imana itugire neza cyane. Rero niyo mpamvu twabategura n'amasengesho y'iminsi 7 yo gusenya aya mahanga uko ari 7. Iyo udashoboye kurwana n'imyuka ngo uyitsinde,
kwinjira mu isezerano biragora, kuko hari ubwo usanga mu buzima bwawe warabaye victime. Uyu mwuka ukaba warakwicaye hejuru, ugasanga umwuka wa Yebusi waguhinduye victime. Uwo mwakundanye, uwo wimariyemo, ugasanga umusore wishyura umukobwa ishuri, ararangije igihe cyo kubana kirageze, avuga ati wowe ntiwize, ntago nabana n'umuntu nkawe, agahita yisangira undi waramaze imyaka 6 yose wirukanka nyuma y'umuntu ukora buri kimwe cyose ngo muzamure. None ugasanga umutima wese uhinduka victime ku buryo uhita wumva uzinutswe icyitwa umukobwa, ukaba wumva ko utazigera ushaka, utazigera urongora, nta mugore usigera ugera mu buzima. Nuvuga ngo uyu mwuka wa Yebusi no warakoresheje uyu muntu kugira ngo wangize ubuzima bwawe, ube humva neza ko abakobwa bose ari birara, ari abagome, ari abahemu. Ugasanga ni byinshi cyane bikorwa, ugasanga umuntu avuze ati gewe sinzongera gushaka urugo rwa mbere rwananiye, sinzasubira mu kazi, ntabwo nzongera kwana runaka, sinzongera kunda n'umuntu runaka, abasore barampimukiye, abagabo barampimukiye, umugore yarampimukiye, abana barampimukiye, umubyeyi wanjye yarampimukiye, yankoreye nabi. Ukabaho warahahamutse, warabaye victime. Nuvuga ngo ibyo bikomere byuzuye mu mutima wawe ni imyuka ya Yebusi ikoresha abantu kugira ngo basenye umutima wawe, basenye amahoro yawe, basenye umunezero wawe, basenye ibyishimo byawe, basenye guseka kwawe, bakura indirimbo muri wowe, bya byishimo, wa munezero bigushiremo, ubeho wumva ko uri victime, ubeho wumva yuko watawe, ubeho wumva yuko wahemukiwe, ubeho wumva yuko isi n'abayirimo ari abagome, nta heza hisi, nta n'ikintu cyiza wabona muri iyi si. Ibyo rero ni ukuvuga ngo iyo iyi myuka y'abadayimoni bari dangerous cyangwa se bakomeye cyane, bateye ubwoba, iyo amaze gushyira no gusenya no kwangiza umutima wawe, ukaba uri victime, biragora no kwinjira mu masezerano. Kuko niyo umuryango ukinguye wo kwinjira mu masezerano, urwana n'uwo muryango uwukinga, ntabwo ushobora kwinjiramo mu buryo bworoshye, kubera iki? Uko uri victime. Nimba warahemukiwe ukabyarira iwanyu, umutima ukaba warangiritse, nihaza n'umugabo ugufitiye urukundo, ugufitiye umutima w'imbabazi, wumva ko agomba kugushyira mu rugo, utumona muri yashusha wawe, ukamwirukana ati imbere genda, kugira ngo uzinjire muri iryo sezerano biragorana. Ugasanga wakoze amadosiye, ushaka ibyangombwa byo kujya hanze, ugurisha akazi kawe, ugurisha ikibanza cyawe, amafaranga barajya bararangiza, umutima winjira mu bukene, usigara udafite epfo na ruguru, umutima wawe uba victime, urahangayika. Ejo mu gitondo hakaza iyindi opportunity igusaba n'uburyo buto cyane wanabona kugira ngo wishyure, hanyuma utambuka ugende, ariko ugatebuka cya gikomere, bya bindi byose byangiritse, kavuga ngo no ndabazi, abangabo ni nk'aba bandi ba mbere. Nuko rero iyo myuka ikora ibishoboka byose kugira ngo kubera ibikomere byuzuye muri wowe, iteka igihe cyose ujye ikintu cyose kije mu buzima bwawe ukibone nk'ikintu kije kuguhemukira, ukibone nk'ikintu kije kuguhemukira, ukibone nk'ikintu kije kugira nabi, ukibone nk'ikintu kije n'undi kongera gutera amacumu mu mutima wawe. Nuko abantu bananirwa kwinjira mu masezerano, hanyuma rero ya myuka y'abadayimoni nayo ikakuzitira, ikakuboha. Ibi ngibi utarwanye ngo ukubite urugamba, ukubite iyi myuka, biragorana. Bibiliya rero yavuze ngo abayuda bagerageje kurwana n'abayebusi birabananira. Hanyuma ikintu nagira ngo mbabwire nuko abayebusi n'ubwoko bwari butuye i Yerusalemu. Yerusalemu ni umurwa, ni city. Bivuze ngo iyi myuka y'abayebusi ifata kapitale yawe, ifata umurwa wawe, ifata ahantu h'ingenzi ku buzima bwawe. Ntabwo iyi myuka ijya ifata ahantu haciriritse cyangwa se hasanzwe. Yije mu buzima bwawe, ifata cya kintu cy'umumaro, ifata cya kintu cy'agaciro, ifata cya kintu cyazakugeza ku kintu gifatika. Niba uri umukozi w'Imana, iraza igafata ministeri yawe. Niba wubatse, iraza ikinjira mu rugo rwawe. Niba ufite isezerano runaka, ni ukuvuga ngo ikintu gikomeye, iyi ni imyuka idiringa n'ibintu bikomeye mu buzima bwawe.
mubyumva neza mubimenye yuko iyi myuka ntabwo yita ku tuntu duto kuko hari utuntu tuba ari duto mu buzima bwawe ugasanga wenda nko kwishyura inzu, ibyo byo kwishyura inzu by'ubukode iyi myuka ntabwo ishobora kubyitaho. Bavuga genda udiringe nabyo n'ubundi n'umuruho, hari indi myuka yindi ishinzwe kukurwanya muri urwo rugamba. Ariko ugasanga imyuka abayebusi iragiye yicaye hejuru kugira ngo uzagire inzu yawe. Iryo sezerano niyo kapitale y'ubuzima bwawe, iyi myuka ikagenda ikayicaraho, ukazenguruka ku bindi byose, ariko bikananirana bikagorana burundu yuko ushobora kuzigera ubona inzu yawe n'umunsi warimo. Iyi myuka ikagenda ikicara ku rushako rwawe, abagutereta bakaza, abakubeshya bakaza, n'abandi bose ariko kugira ngo uzabone umuntu uza kugushyira mu rugo bikananirana. Nubwo ngo ni imyuka ifata kapitale. Abayebusi bari barakonkarinze, bari barafashe, bari barokipye igice cy'Yerusalemu. Yerusalemu yose baragiye bayibundarara hejuru. Biravuga ngo abayuda bagerageza kurwana n'abayebusi birabananira, ngo ntibigeze baba ebo yo kubanesha, yo kubirukana, kugeza ku rwego bemeye kwicara babana nabo. Ni imyuka urwana nayo ukagera ugacika intege, ibyo kurwana ukabivamo, ukemera ukabana n'icyo kintu, ukiyakira. Ngo n'Ababenyamini birakomeje ivuga no mu gitabo cy'Abacamanza igice cya 21, ngo n'Ababenyamini nabo baraza bagerageza kurwana, ariko nabo birabananira. Nabo birabananira kwirukana Abajebusayiti, bananirwa kwabakura. Biravuga ngo nabo kandi bari batuye hehe? Ngo living in Jerusalem, bari batuye i Yerusalemu. Still uru rugamba rwose rwaberaga i Yerusalemu, bicaye mu murwa, bicaye hagati, niho barimo barwanira. Yosuwa yarwanye intambara nyinshi, arwanya n'ayo moko yose, ariko arinda yipfira i Yerusalemu atahafashe, atahahinduye, hakiri mu biganza by'aba bayebusi. So aba bayebusi rero ni imyuka usanga bararwanye nayo ikabananira, bakayisigaho ngaho. Banyoko bakarwana nayo ikabananira, bakayisigaho. Basokuru bararwanye nayo ikabananira, bakayisigaho ngaho. Ugasanga nawe irimo irakunaniza. Yosuwa nk'umuntu wari uyoboye urugamba yararwanye, araferinga, ntiyashobora kubirukana ngo abakure. Abayuda baraza baragerageza bakandiraho, bibananira kwabakura. Ababenyamini baraza baragerageza, iyi myuka ibabera urutare. Abayebusi babera urutare. Abacamanza menshi bagiye bacaho, ba Samusoni baraza ntibigeze babirukana, ba Debora baraza mu ntambara barwanye ntibigeze barwanya abayebusi ngo bakureho, ba Yefita baraza bararwana, igihe cy'abacamanza kirarangira, umutambyi Ela araza ajyaho, ntigeze yerukana abayebusi. Umwami Sawuli araza ajya ku butegetsi, amara imyaka 40 ari ku butegetsi. I Yerusalemu hari occupied n'abayebusi. Murumva ukuntu uyu mwuka urakomeye. Ni umwuka kugira ngo uwurwanye bigusaba amavuta y'ubwami. Haleluya. Vuga ngo amavuta y'ubwami. Reka dusome igitabo cya Samweli wa 2 igice cya 5 umurongo wa 16. Umurongo wa 5. Reka dore ku murongo wa 3 kugira mu byumve neza. Ngo nuko abakuru ba Isirayeli bose basanga umwami
i Heburoni. Umwami Dawidi asezeranira nabo isezerano imbere y'Uwiteka i Heburoni, bamwimikisha amavuta ngo abe umwami wa Isirayeli. Kandi Dawidi yimye amaze imyaka 30 avutse, amara imyaka 40 ari ku ngoma. Yamaze imyaka 7 n'amezi 6 i Heburoni ategeka Abayuda, kandi i Yerusalemu amarayo imyaka 33 ategeka Abisirayeli bose n'Abayuda. Ngo hanyuma umwami, umurongo wa 6 none nashakaga cyane, hanyuma umwami ahagurukana n'ingabo ze bagiye Yerusalemu batera Abayebusi b'abaturage baho bari baracyocoye Dawidi bati, nutamaraho impumyi n'ibirema ntuzatugeramo, kuko bibwiraga ko Dawidi atabasha kuba kuhagera cyangwa se atabasha kubahangara. Yesu ashimwe. Nuvuga ngo nyuma y'uko Abisirayeli bavuye muri Egiputa, urugendo baciyemo nyuma y'imyaka 40 mu butayu, intambara barwanye nyuma ya Yosuwa, nyuma y'Abagibeyoni n'abandi bose barwanye nabo, Dawidi agiye ku butegetsi amaze gusukwaho amavuta y'ubwami nyuma y'imyaka 7 ari ku butegetsi, aricavuga ngo ngiye kurema amateka. Haleluya. Ibyo bambanjirije batashoboye, ibyo bambanjirije batagezeho, ibyo badata batakoze, ibyo abami ba Sawuli batashoboye, ibyo ba Yosuwa batakoze, jewe ngiye kurema amateka. Uyu munsi urema amateka y'umwihariko, urema amateka y'ubuzima bwawe. Marebosha karama sakaramambo. Aravuga ngo uyu munsi ngiye kurema amateka, ngiye gukora ikintu gishya, ngiye gukora ikintu gikomeye, ngiye gutera Yerusalemu, ndwanya Abayebusi bananiranye imyaka n'imyaka. Haleluya. Menye neza ko hari ahantu Abayebusi bicaye, nisezerano remosta karamastein, nisezerano ryahawe basogokuru Aburahamu na ba Isaka na ba Yakobo, ariko ba Yosuwa ntibarishikiriye, ntabwo bashoboye kurifata ngo bagenjoyinge. Ba Gideyoni ntabwo bafashe, ba Debora ntabwo babonye, Sawuli wambanjije ntabwo yigeze arwanirira iryo sezerano. Ariko jewe ngiye guhaguruka iri sezerano ndirwanirire. Hello. Kuva narasizwe, kuva narasutsweho amavuta, kuva ikiganza cy'Imana kiri kumwe nanjye, ntabwo nareka Abayebusi ngo bakomeze bigire kagarara. Hari ibintu byigize kagarara mu muryango wawe, hari ibintu byigize kagarara mu buzima bwawe. Uyu mugoroba bisenyuke, uyu mugoroba bikurweho, uyu mugoroba biveho, uyu mugoroba birangire. Haleluya. Bwira umutima wawe ngo hamwe n'Imana yanjye tugiye kurema amateka. Haleluya. Hamwe n'Imana yanjye tugiye kurema amateka, hamwe n'Imana yanjye tugiye kurwana urugamba abandi batarwanye, hamwe n'Imana yanjye tugiye gukora ibyo abandi batakoze, hamwe n'Imana yanjye ngiye kugera ahantu abandi batageze, hamwe n'Imana yanjye ngiye gufata amasezerano nasezeranijwe, hamwe n'Imana yanjye ngiye guhindura gakondo. Bibiliya ivuga ngo turabami n'abatambyi, hari amavuta y'ubwami ari hejuru y'ubuzima bwawe. Baso ntibabishoboye kuko nta mavuta y'ubwami bari bafite, bari bafite ubwenge n'ibyo, bari bafite amafaranga, ariko ntago bare barasutswe amavuta y'ubwami, ntago bare abatambye. Ariko biravuga ngo abakirwa Yesu umuzana n'umucunguzi, twebwe iyi generation yacu nshyashya, twebwe twakiriye Yesu, twebwe turi mu kubaho kw'Imana, turi abami n'abatambyi. Hari amavuta y'ubwami ari ku buzima bwawe.
suko utava mu gisekuru cy'abami, ntago ari ubwami buriya bw'isi tuvuga, ahubwo turabami n'abatambyi b'ishyanga ryera, turabami n'abatambyi b'ubwami bw'Imana. Muri iyi si turimo turabami. Hari amavuta y'ubwami ari ku buzima bwacu, hari amavuta y'ubutambyi ari ku buzima bwacu. Niyo mpamvu Yerusalemu yananiye abayuda, ikananira ababenyamini, ikananira abayosuwa. Wowe ugomba kuyishobora. Icyo so yananiwe, icyo so wanyananiwe, icyo sokuru na sokuruza, icyo nyokuru watakoze, icyo ababyeyi batagezeho, wowe uyu mugoroba uragishobora, kuko hari amavuta ari hejuru y'ubuzima bwawe. Biravuze ngo Dawidi bamusanga i Heburoni, bamusuka amavuta yo kuba umwami. Kwari ugusigwa kwa kabiri, yari yarabanje gusukwa amavuta na Samweli. Ariko noneho ku nshuro ya kabiri abayuda bose n'abisirayeli bose baraza baramusanga, bamubwira ngo niwe mwami wacu. Hanyuma ngo abagiriyo aba bayebusi babyumvise bavuga ngo rero ngo nawe ngo urakomeye, ngo uri umwami, ngo bavuze ngo niwe batabaraga. Kugira nimba wowe washobora kurwana n'ibimuga byacu n'impumyi zacu, nibwo wakwinjira ahangaha. Urumva ukuntu biyemeraga? Babwira Dawidi ngo wowe kugira ngo wishyire hano i Yerusalemu, kugira ngo wishyire muri uyu murwa, ngo basi nibura ngo banza ugerageze urwane n'ibimuga byacu n'impumyi zacu. Imagine ako gasuzuguro. Uyu mugoroba hari agasuzuguro k'abadayimoni Imana igiye kurangiza, igiye gukura ku buzima bwawe kubw'amavuta y'Imana kuriho. Hari agasuzuguro Imana igiye guca. Ndavuze ngo hari agasuzuguro Imana igiye guca ku buzima bwawe. Abayebusi bariyumvaga, bariyemeraga, bari bazi ko bakomeye, bari bazi ko bahambaye, bari bazi ko ntawabarwanya, bari bazi ko ntawabageraho, bari bazi ko ntawabahangara. Barangije babwira Dawidi ngo usibye no gutekereza kuza kuturwanya, noze ukarwana n'ibirema byacu biri ku marembo, ukarwana n'impumyi zacu, ukarwana n'ibimuga, uzabona kwinjira hano. Abwa nuko mumbwiye, don't worry, I'm coming to you. Hallelujah. Ibyo bigusuzugura ubwire ngo ndaje, ubwire ngo ndabaziye. Abo bayebusi uyu mugabo abwire ngo ndabaziye, waba ukenewe ndakuziye, wanzara wenda kuziye, wa muzima wo kutarongora wo kutarongorwa ndakuziye, wa mudemoni wo kutabyara ndakuziye, wowe ndakuziye, wa muyebusi we wicaye igihe kirekire ku murwa wanjye, wicaye Yerusalemu yihindura yawe, ariko ndakuziye. I'm coming to you. Ndaje aho uri kandi nje niteguye, sindi busubira inyuma. Ndagusenya, ndakurimbura, ndakumenagura, ndakwirukana. Hallelujah. Reka nkubwire ngo haguruka uzire abo bayebusi ubarwanye, kuko Uwiteka bakugabije amavuta y'ubwami ari hejuru y'ubuzima bwawe. Ntagakwemerera gusuzugurwa kuri urwo rwego, ntagakwemerera guhinduka iciro ry'imigani ngo ni wa mugore utabyara, ngo ni wa mugabo utabyara, ngo ni wa mugabo w'umukene, ngo ni rwa rugo rudashobotse, ngo ni babandi. Amavuta ari ku buzima bwawe ntago yemera ko gasuzugurwa ngo kakugumeho. Niyo mpamvu nagira nkubwire ngo haguruka uteri Yerusalemu. Marebo shakara masahe. Ngo ariko Dawidi ahindura igihome gikomeye cya Siyoni, haba ururembo rwa Dawidi bwite.
marebo shakaramasa. Ngo uko niko byagenze uwo munsi Dawidi aravuga ati umuntu wese uzanesha abayebusi azajugunye mu rusumo ibyo birema n'impumyi umutima wanjye Dawidi wanga. Nicyo cyatumye bavuga ngo nta mpumyi cyangwa ikirema bizinjira mu nzu. Ngo nuko Dawidi aba muri icyo gihome akita ururembo rwa Dawidi, yubaka impande zose uhereye inyuma ya Milo ukageza imbere yaho. Ngo Dawidi akajya arushaho gukomera kuko Uwiteka Imana Nyiringabo yari kumwe nawe. Oh, hallelujah. Izina ry'Imana yacu rishimwe, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro, izina ry'Imana yacu rishyirwe hejuru. Amavuta anesha abayebusi ni amavuta y'ubwami, ni amavuta ya Dawidi, ni amavuta y'Oremosakaramasayi. Uyu mugoroba arambura ikiganza hejuru y'ubuzima bwavuge ngo amavuta y'ubwami amanutse ku buzima bwanjye. Manuye amavuta y'ubwami kuri gewe kugira ngo mpindure igihome, kugira ngo mpindure ururembo rwanjye. Hari ikintu kigomba kuba icyanjye bwite. Maresekeremo shakaramasai. Hari ikintu cyawe bwite uyu mugoroba kandi kirava mu ntambara urwana, kirava mu rugamba urwana. Resekeremo sakaramando zemenekere bozesai. Yerusalemu iyi mubona uyu munsi wa none, iyi Yerusalemu mureba ni umurwa wa Dawidi, hafashwe na Dawidi. Yosuwa ntiyigeze ahafata, Abenyamini ntibigeze bahafata. Kuba abandi barananiwe ntibivuga ko nawe uri buze kunanirwa. Kuba abandi batarabishoboye ntibivuga ko nawe utari bubishobore. Kuba abandi baratsinzwe ntabwo bisobanuye ko nawe uri butsindwe. Ha, haleluya. Dawidi bamwibesheho, bagize ngo ni kimwe n'aya mahanga, bagize ngo ni kimwe n'ababandi, bagize ngo ni kimwe n'abami bamubanjirije, bagize ngo ni kimwe na se na basekuru. Dawidi yari amavuta kandi ngo yari kumwe n'Imana ye. Ubundi iki nicyo ababanje batigeze basobanukirwa. Imana yari yababwiye ngo nzabajya imbere ndi umuriro ukongora, nzohereza amavubi ababanziriza imbere, nzahagarana namwe muri uru rugamba, nzafatanya namwe kurwanya intambara. Mwebwe ntimwashobora kwirukana abantu barakomeye, ariko jyewe nzabajya imbere mbarwanire, hanyuma nirukana ayo mahanga mbahe gakondo. Iryo niryo ryari isezerano n'icyo Imana yari yavuze. Reka nkubwire, muri buri sezerano ryose Imana yaguhaye ntago yakubandonye, ntago yagusize wenyine. Buri sezerano Imana iguha iri guhana n'amaboko yayo. Iyo mpamvu abantu benshi batsindwa ntago bajya bisobanukirwa. Baribwira ngo Imana yampaye hanyuma nigende buze kubikora, ngo Imana yasezanije ngo nige nzirwanaho. Oya, nibyo Imana iguhamagarira mu ntambara, ariko kwisezerana Imana yatanze ijyana nawe muri iyo ntambara, ihagana muri urwo rugamba, irwanana nawe izo ntambara, yinjana nawe mu ntambara. Ntabwo Imana yagwisezerano niyangiza ngo ikure kugenda wenyine, ntibibaho. Hallelujah. Niba Imana yavuganye nanjye izarwanana nanjye,
niba Imana ariyo yanyohereje izagendana nanjye, niba Imana yampaye isezerano izahagarana nanjye. Ntabwo Imana ishobora kundeka, ntabwo ishobora kunsiga jyenyine, kandi si ishobora gutsindwa. Kuko Imana yanjye idatsindwa, nanjye ntabwo natsindwa. Kuko Imana yanjye itananirwa, nanjye ntabwo nananirwa. Kuko Imana yanjye idasubira inyuma, nanjye ntabwo nasubira inyuma. Kuko icyo Imana yavuze ikirinda, n'ijambo yambwize rinda kandi izarisoza. Icyo nicyo cyashoboje Dawidi. Arahaguruka aravuga ngo mufate ibyo birema n'ibimuga banteze, mubijugunye mubijugunye iyo ngiyo mu masomo, hanyuma ahangaha ndahafata. Biravuga ngo Dawidi arinjira akubita abayebusi arabarimbura, abambura igihome akibasohoramo, aragifata agihindura ikiwe. Aravuga ngo umurwa ntago nywushyiraho nasanze igihugu. Ariko mwanyumviye iki kintu, Dawidi abaye umwami, yabaye umwami w'igihugu, igihugu gifite imipaka, igihugu gifite ingabano, igihugu gifite aho kigarukira. Yesu ashimwe. Ariko aravuga ngo ahangaha nasanze gutya, ntabwo ariho ndi bushyire umudugudu wanjye, so ndi bushyire kapitali, so ndi bushyire ibiro byanjye, ahubwo ngiye gukora ikintu cyanjye. Yesu ashimwe. Ngiye gushaka umurwa wanjye, ngiye gushaka isezerano ryanjye, ngiye gushaka ubutaka bwanjye. Arahaguruka baragenda arwanira ubutaka base na basekuru batigeze bagera mu buzima bwabo, abari bwazana, abari bwahindura kapitali. Reka nkubwire mu buzima bwawe, kora ikintu abandi batakoze, umugabane wawe ugarukiriza aho abandi bawugarukirije. Yesu ashimwe. Wigarukira aho so yagarukiye, wigarukira aho nyoko yagarukiye, wigarukira aho sokuru yagarukiye, wigarukira aho umuryango ugarukira. Wisiga ibintu uko wabisanze, wibirekere uko wasanze bimeze. Oya, rema ikintu cyawe uvuge ngo uyu ni umurwa wanjye n'Imana yanjye, twarwanire turawufata. Yerusalemu ni umurwa wa Dawidi, yaraharwanye n'amaboko yiwe, arahafata ashyira kuri Isirayeli, ahita ashyira kapitale yiwe, avuga ngo sinzaturaho Sawuli yaratuye, kandi sinzajya mu rugo rwa Samweli, sinzajya no ku misozi y'abacamanza, ahubwo ngiye kujya Yerusalemu aho nirukanye ubwoko bukomeye bwazengereje abandi, niho ngiye gushyira ibyicaro byanjye, niho ngiye gushyira ibyanjye. Abantu benshi muri buno buzima bananirwa kwinjira ku masezerano yabo kuko bashaka utuntu tworoshye, bashaka udukeke tworohereye, bashaka ibintu bageramo abandi babikoze, babitunganije, babiteguye, biri ku murongo. Nibyo abantu baba bashaka. Inzu bakubakiye, ibintu byose bagukoreye, tapi baguteguriye. Ariko abantu bazi Imana yabo bavuga ngo bakora iby'ubutwari. Arahaguruka akavuga ngo ngiye kurema ikintu cyanjye nkurikije icyo Imana yavuze n'isezerano Imana yavuze. Ngiye gushaka amafaranga data atatunze, ngiye kubaka urugo mama atubatse, ngiye kugeraho baonkere n'aba datacu na mama wacu batageze, aho batigeze bakandagiza ibirenge niho ngiye gukandagira. Ngiye gufata umurwa batigeze bafata. Haleluya. Ayo niyo mavuta saba Imana ngo iguhe muri ayo masengesho mbere uko tuyavamo, mbere uko tugenda. Abayebusi n'ubwoko bukomeye, ariko biroroshye ko ubutsinda, biroroshye ko tubutsinda igihe cyose dukoranye n'Imana, dukoranye na Yesu Kristo. Imana ibaho umugisha. Mwarakoze kuba muri iminsi 7, mwarakoze kurikirana zino nyigisho. Ndabasanga muzisharinge, muza abantu benshi batandukanye kugira ngo basenge, kugira ngo barwane urugamba. Uyu munsi wa none ufate Yerusalemu yawe, abayebusi basohore, iyi myuka yabo y'abadayimoni uyimenagure kandi uyisenye.
ntikongere kugutwaza igitugu, ntikongere kukunaniza. Wiyambura amamasike bakwambitse, wikuremo ibyo byose warose, ibyo wariye, uko wahumanijwe, ubwo bugome na ziriya mbaraga zose n'iriya myuka yose bakorana nayo, uyikure ku buzima bwawe. Baguteye ubwoba, baguca intege, wabaye victime, ibyo byose ubikure muri wowe. Umutima victime w'umugoroba uwushyire hasi, wambara umutima w'imbaraga, wambara umutima w'inkomezi, kugira ngo ushobore kunesha kandi ushobore kubona gakondo yawe, ushobore kubona igihugu cyawe, ushobore kubona isezerano ryawe. Reka uyu mwanya dusenge, tugiye gusenya iyi myuka yose kuko ari ku munsi wa nyuma. Reka tuyisubiremo duhereye ku mwuka wa mbere w'Abaheti. Senga n'ubundi usohore kandi wirukane mu buzima bwawe umwuka w'Abaheti. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turasenye umwuka w'Abaheti, turawuranduye, turawumenaguye, turawucagaguye, tuwukuye hejuru y'ubuzima bwacu, tuwukuye mu byacu, tuwukuye mu rubyaro rwacu, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rifite imbaraga. Uyu mwuka w'Abaheti turawumenaguye, turawushenye, turawuvunaguye, tuwurambitse hasi, turawishe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka dukomeze dusenya umwuka w'Abagirugashi mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye. Turakubita hasi imbaraga zose z'Abagirugashi, imyuka yabo, imivumo yabo, ubugome bwabo, ibikorwa byabo turabimenagura, turabisenya, turabicagaguye, turabivunaguye, turabisambuye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Uyu mwuka ahuri, aho ukorera mu rubyaro rwacu, mu bacu, mu miryango yacu, iyi myuka turayisambuye, imyuka tuyambuye imbaraga, imyuka tuyitesheje agaciro, imyuka turayirukanye kandi turayisambuye katika jina la Yesu. Dukubise hasi umwuka wose w'Abagirugashi mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Reka dukomeze dusenya umwuka w'Abamori mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenya umwuka w'Abamori, ndawirukana, ndawukura mu buzima bwanjye, ndawukura mu muhamagaro, ndawukura mu rugo rwanjye, ndawukura mu masezerano yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Myuka w'Abamori turayisambuye, myuka w'Abamori turayishe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Tuyirimburanye n'imizi, turayiranduye, tuyikuye mu rubyaro rwacu no mu gisekuru cyacu, tuyikuye mu masezerano yacu, tuyikuye mu byacu mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Reka dukomeze dusenya imyuka y'Abanyakanani mu izina rya Yesu. Ndarimbura imyuka y'Abanyakanani, ndayirimbura mu rubyaro rwanjye, ndayirimbura mu muhamagaro, ndayirimbura mu rugo rwanjye, ndarimbura iyi myuka mu izina rya Yesu Kristo. Ndamenagura iyi myuka mu izina rya Yesu. Ndasambura iyi myuka y'Abanyakanani n'imbaraga zayo, n'imyuka yayo, n'imikorere yayo, aho ikorera, aho yafashe icyicaro, abantu ikoreramo, n'ahandi ica n'ahandi inyura, ndayirimbura mu izina rya Yesu Kristo. Nyambuye imbaraga, nyambuye ubushobozi, nyambuye ububasha, nyikubise hasi katika jina la Yesu. Kadukomeze dusenya imyuka y'Abaferezi mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye. Ndakubita hasi, ndarimbura, ndavunagura imyuka yose y'Abaferezi, ndayikura kuri jye, ndayikura kuri urubyaro rwanjye, ndayikura mu muhamagaro, ndayikura muri AM, ndayikura mu izina rya Yesu Kristo muri Love of God Ministries. Iyi myuka ndayishwanyaguje, ndayirimbuye, nyishyize hasi, nyikubise hasi, ndayishwanyaguje, nyambuye agaciro, nyambuye imbaraga, nyambuye ububasha mu izina rya Yesu Kristo katika jina la Yesu. Wa myuka y'Abaferezi, wari munsi nukongere kugira imbaraga, nukongere kugira ububasha, ngusohoye mu masezerano yanjye, ngusohoye mu byanjye, ngusohoye mu by'Imana yatuvuzeho mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi uratsinzwe kandi urapfuye, ntabwo uzongera kubaho ukundi mu izina rya Yesu Kristo. Reka dukomeze dusenya imyuka
y'abahivi n'abagibiyoni ko twabonye ko igendana. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenya imyuka y'abahivi n'abagibiyoni, imyuka y'uburiganya, imyuka mibi, imbaraga mbi, imbaraga zose zikuzimu, imbaraga z'ubugome, iyi myuka yose nahikorera, nahirwanira mu masezerano, nahirwanya umurimo w'Imana, ndayirimbura, ndayisenya, ndayivunagura, ndayicagagura, ndakubita hasi y'imyuka, ndakubita hasi z'imbaraga, ndashwanyaguza ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo. Iyi myuka y'abahivi n'abagibiyoni mu izina rya Yesu Kristo ndayirimbura, ndayisambura, ndayicagagura, ndayivunagura, ndayangije mu izina rya Yesu, katika jina la Yesu. Mwa myuka mwe nimukongere kugira imbaraga, nimukongere kugira ubushobozi, nimukongere kubaho mu izina rya Yesu, mupfe murimbuke kandi mukurweho mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Reka dusenye imyuka nyuma y'abayebusi iyo turangije kuvugaho. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rikomeye, ndiyambura imyuka yose y'abayebusi mu izina rya Yesu. Ndasenga imyuka yose y'inzozi mbi, imyuka y'abadayimoni, imyuka y'ubugambanyi, imyuka yo kwicana mu izina rya Yesu, imyuka y'amamasike, imyuka y'icyangiro, imyuka yo guhumanya umurimo, imyuka yo guhumanya itorero, imyuka yo guhumanya amasezerano. Izi mbaraga turazicagagura, izi mbaraga turazimenagura, izi mbaraga turazisenya, tuzikuye mu byacu, tuzikuye amasezerano. Imyuka yicaye muri Yerusalemu ikahoka igihe kirekire, uyu munsi turabohoza Yerusalemu yacu, turabohoza Yerusalemu, turabohoza Yerusalemu, turabohoza amasezerano, turabohoza ibyo Imana yatuvuzeho, turabohoza umugambi w'Imana, turabohoza mu izina rya Yesu Kristo. Rebo shakarama sakaramando, rebo shakarama sekenderea, mu izina rihambaye, mu izina rifite imbaraga. Datarambura ikiganza cyawe, manura umwuka wawe, manura imbaraga zawe, manura ubushobozi bwawe, manura gukomera kwawe. Rwana n'ibyaturwanyaga, rimbura ibyari bituhagurukiye, rimbura imyuka yose ibyaturwanije, ibyatubuje kwinjira mu masezerano, ibyatubujije kugira icyo tugeraho, ibyatubujije kugira umugambi w'Imana. Iyi myuka yose uko ari 7 tuyambuye imbaraga, tuyambuye agaciro, tuyambuye ubushobozi, tuyikuye mu masezerano, tuyikuye mu mugambi w'Imana, tuyikuye mu kubaho kw'Imana. Iri joro turayishwanyaguje, ijoro turayivunaguye. Nirekure amasezerano yacu, nirekure ingendo zacu, nirekure urubyaro, nirekure abana, nirekure amamariyaje, nirekure ubukwe. Abari mu nzu y'imbohe nibasohoke, abafunze nibafungurwa, ababoshye nibaboho, abari kwa muganga nibakire mu izina rya Yesu Kristo. Iyi myuka yose, izimbaraga zose, aho zikorera, aho zicaye, abo zitsikamiye, abo zabujije kubona urugo, abo zapfakaje, abo zabujije umunezero, abo zituma batubaka inzu, abo zejeje mu bukode, mu izina rya Yesu Kristo. Abo zabujije kwiga, abarwaye, abananiwe, abavunitse imigongo, abahinamiranye, abari mu bukene, abari mu ngorane, abari mu ntambara, turahamagara umuriro w'Imana, turahamagara imbaraga z'Imana, turahamagara kubaho kw'Imana. Turasenze mu izina rya Yesu, Mana, kubw'imbaraga zawe, kubw'ubushobozi bwawe, bohora, bohora mu izina rya Yesu, bohora amasezerano yacu, bohora Yerusalemu yacu, bohora ibyo watuvuzeho, bohora ibyo wadusezeranije, bohora ibyo watubwiye. Injyana natwe mu ntambaro y'umugoroba, turabami n'abatambye, turavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo dushoboze kurangiza izi ntambara, dushoboze mu izina rya Yesu, dushoboze gitereka amahanga, duha amasezerano yacu, duhe gakondo zacu, duhe ibyacu mu izina rya Yesu. Tunesheje umwanzi n'ingabo ziwe, dukubise hasi abadayimoni n'abakorana nabo, tumanuye kubaho kw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Imbabazi z'Imana zigaragare, urukundo rw'Imana rugaragare. Urakoze Mana agakiza kacu, urakoze Mana imbaraga, urakoze Mana y'ubushobozi. Komeza utwuzuze umwuka wawe wera, komeza utwuzuze imbaraga zawe, komeza utwuzuze gukomera kwawe, komeza ubane natwe Mwami, tujya imbere, udukomereshe ikiganza cyawe. Umugisha abantu bose bari muri ano masengesho, ubagire neza Mwami, ubambike icyubahiro, ubambike amahoro, ubambike gukomera, ubambike umunezero. Usubize Mwami gusenga kwabo, uha umugisha buri wese Mwami, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mbere ko turangiza, reka mbabwire ngo abari bakurikiye kuri YouTube ndetse no kuri Zoom n'abari ku zindi mbuga, reka muri kano kanya dukorera Imana, hanyuma tugana ku musozo. Hariho nimero zirimo gutambuka, murashobora gutanga icya 10 n'amaturo kugira ngo dushyigikire umurimo w'Imana, kugira ngo ibingibi byose bikomeze bibeho, kugira ngo ibingibi byose bikomeze bikorwe.
no kubera yuko hari abo Imana ikoresha kandi mukabyemera, mugatanga icyacumi, mugatanga amaturo, mugasapotinga iyi ministeri, mugasapotinga uyu murimo kugira ngo dushobore natwe gukomeza gukorera Imana. Dukeneye amaboko yanyu, dukeneye guhagarana namwe, dukeneye ko mubana natwe mubifatika. Rero hariho nimero uri mu Burundi wakohereza ukoresheje telefone yawe, uri mu Rwanda, uri Bugande, uri muri Kenya, ndetse naho waba uri hose ku isi urashaka gukoresha World Limit, urashaka gukoresha Western Union, MoneyGram n'ubundi buryo bwose wakoresha bwatugeraho ugasapotinga umurimo w'Imana ukawushyigikira. Abari ku rubuga bobo turaboherereza message iriho zira nimero zose, namwe murazibona, hanyuma mukorera Imana kugira ngo dushobore gukomeza kwa muri bino bikorwa byo gusenga, byo kuganisha mu bw'Imana, byo gusobanura izingisho zikomeye nk'izi ngizi udashobora gusanga henshi, ariko umwuka w'Imana yabatuhaye kugira ngo dushobore kuzibagezaho. Namwe rumwemereye mukorera Imana kugira ngo duhabwe umugisha kandi dushobore gukomeza kubaka ubwami bw'Imana. Wowe rero ubikoze kandi uhora ubikora, reka tubasengere tubasaba umugisha w'Imana dusoza. Data mu izina rya Yesu Kristo, umugisha w'abangabo bose mwami barambuye amaboko yabo kugira ngo data basapotinga ubwami bwawe, bashyigikire umurimo wawe data, bashyigikire umuhamagaro kandi bubaka ubwami bwawe mwami. Data umuntu wese urambuye ikiganza kiwatanga umuha umugisha mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha, mwakoze ku imbere y'Imana, mugire umugoroba mwiza. Bye bye, good night.